igitangaje nta waba umugabo utaramugendereye, nta wakubaka urugo utabigizemo uruhare, nta wacururiza muri uyu mugi utamushigikiye, nta wagira inzu muri uyu mugi utayimuhaye, ahubwo wongere ugaruke. Imana yaraje igaburira abari bapfuye, yaraje nubwo bayirengagiza. Umuririmbyi wa rubabaremye ngo akagasura dufite niye. Uzi ko umuntu yamesaga igitenga azajyana gusega akarara gitaririye ku mbabura ati cyari gihiye. Yaraje iratwambikira karama. Yaraje nshingiye ku buhamya madamu agize ate ampaye, ni weho wamusuye ariko uzongera ugira ute, uzongera ugaruke. Waraje yigeze kudusura mu itorero hano zabe bari barimo ngo ifoto y'urwibutso barayidusigiye, twasenganye nabo, twakoranye nabo, twagendanye nabo, dore urwibutso badusigiye. Yesu nashimwe. Dushimye Kristo umwami n'umukiza wacu, kuko turi hano si ku bwacu ni kubwe, kuko hari benshi bifuzaga kuba bari nkaha nk'uko turi aha batagize ayo mahirwe. Rero natwe se twe twabyishoboje, yabidushoboje nihabwa icyubahiro. Nitwa Pasiteri Semasheri Gaspari, nazanye na korali yacu. Imana iduhana umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abacamanza ibice 13 umurongo waho wa 2. Igitabo cy'Abacamanza page 246. Kadusome. Nuko hari umugabo w'Isora wo mu muryango w'Abadani witwaga Manowa. Umugore we yari ingumba atigeze abyara. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati, dore uri ingumba ntiwigeze ubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu. Kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abayisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Uwo mugore aherako araza abwira umugabo ati, umuntu w'Imana yaje aho narindi, kandi mu maso he hasaga na marayika w'Imana hateye ubwoba, ariko sinamubajije aho yaturutse, nawe ntiyambwiye izina rye. Ariko arambwira ati, dore uzasama inda ubyara umuhungu, kandi uhereye none ntukanywe vino cyangwa igisindisha, ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uwo mwana azaba umunaziri uhereye akiva mu nda ya nyina ukageza aho azapfira. Nuko Manowa yinginga Uwiteka ati, Nyagasani ndakwinginze ngo umuntu w'Imana wantumyeho yongere agaruke muri twe, atwigishe uko tuzagenza uwo mwana navuka. Nuko Imana yemerera Manowa, marayika agaruka kuri uwo mugore amusanga aho yari yicaye mu murima, ariko Manowa umugabo we ntiyari ahari. Ijuru ritwiteho. Ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo Imana yongere igaruke. Imana igira ite? Imana yongere igira ite? Korali
Jehova Yire hari indirimbo ntaramenya ariko ndi kurepeta yaririmbye ivuga ngo yaraje. Yagize ate? Yaraje. Yakora ndayikunda. Nuko nshaje nari kuzajya muri iyo ariko ntibyashoboka. Yagize ate? Buriya ndashaka ko tuganira gato ku ijambo rivuga ngo Imana yongera igira ite yemwe. Iri ni ijambo wakwibagirwa ra? Buriya abarokore turirimba neza cyane. Warahabaye Mana we, warahabaye cyagihe. Buriya kuba uruwuriwe Imana yagize ite? Yarahabaye. Imana yigeze kuza cyagihe bari kuvuga ngo uramera gute, iguhagararaho none uruwuriwe. Vuga ngo haleluya. Imana yigeze kuza kirya gihe burya ntiwari kujya muri iriya sale dope, kuko n'uwari wagiye kukurwaza asigaye ku muryango, yewe n'imyenda wari wajyanye asigaye winjirana na dogiteri wenyine uravuga ngo unjimbere manis byose. Yaraje irahagukura. Ayiwe data we, yaraje urashaka urabyara, iyo itaza se wari gukura urubyaro. Buriya yaraje nubwo abantu bibaye, Mana we uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye tugukorere dufite. Mana we mbwiriro muri kumwe ngo yaraje inabana natwe, ikibazo nuko twabyibagiwe. Yaraje ibuka usenga uvuga ngo Mana niwampa ibyo kurya n'abana iby'iri joro ryonyine nzagushima. Iraza irabikora none ubu imiceri ntumaze usigaye urobanuye imiceri. Ntabwo unjya nkurya oya. Ngira muri kumwe ngo kuba urobanura imiceri nuko yaje. Nuko yaje. Iyo itaza wari kubyara uvanyeho urubyaro, iyo itaje wari gushaka se. Yaraje guha umugabo kandi nta n'agasura wagiraga burya urumva, ariko ko nyatereka bikanga. Nuko ije rero uyateretse bigira bite? Ni kenshi twifuje umunezero ndibyemera, twifuje ibyishimo byuzuye ndibyemera, twashakiye mu mafaranga biranga. Warayagiraga se? Uretse ko yaje amafaranga warayagiraga? Mushumba David yaje kunsura asanga mburaye inshurize. Nari mu nzu wohejwe inyuma n'amateka ari we yandije inzu. David we yari umunyacubahiro, ari umukozi wa leta akomeye. Aje kunsura mburaho mwicaza, hari igishyitsi cy'igikona ari naraciye gatoya ngahaguruka haba ariko mwicazaho. Ariko isarera imereye nabi, nawe umuntu maze gatata atarya, n'umugore utwite inda y'amezi 4 nawe amaze gatata atagira ate? Imana yaraje igaburira bari bapfuye. Yaraje nubwo bayirengagiza. Umuririmbyi wa rubabaremye ngo akagasura dufite niye. Yaraje abantu basigaye babura imyenda bambara. Okay, nambara iriya. Okay, iriya ntabwo imbera urumva. Bazi kujyanisha amashagoshi n'inkweto n'intu, kuko Imana yagize ite? Nabe uzi ko umuntu yamesaga igitenga azajyana gusega akarara gitaririye kumbabura ati cyari gihiye. Yaraje iratwambikira karama. Yaraje yemwe muyimbere icyubahiro muyikomere n'amashyi. Imana yaraje yubakira abatari kuzubaka, yaraje ijambo abatari kuzarigira, yaraje ivugira abatari bafite shinge na rugero. Imana yaraje. Uriya mugabo araza, madamu yari yarararikiye umuceri. Yageraga aho batetse umuceri akahagarana, ariko ngwino tugende ngo bya bindi mbyumvise hano. Nta inusu y'umuceri ntamubonera. Agahagarara igihe yumvise agatima kaguwe neza kubwo kwihumuriza iw'abandi, akaza tugataha. Uriya mugabo ageze mu rugo aratureba,
buriya rero ijisho ry'umushyitsi ntirizinduka riba ryagiye kureba. Abarambwiye ati rero ndarara ku mutima ndidora ibigeragezo rero biza bihetse ibindi. Tuburaye kangahe none tubonye umushyitsi uragira ate turamwakiza iki? Ndavuga nti yemwe nari nsanganwe ibigerageza ariko icyo cyo sindakivamo. Ngiye kubona mbona akoze mu mufuka ama 3,000 tujya guhaha ibyo turarya. Ndi mani yabwe icubahiro amucete n'umunyamugisha. Nuko Madame abonye amaye 3,000 arambwira ngo wibande ku gaceri. Ndagenda ari ugukunda umuceri, naguze umuceri nibagirwa imboga. Nzana umuceri wonyine. Kandi Madamu nawe kubwo kuwukunda ibyo uwo muceri wose twaguze yawutekeye icyarimwe. Nguriya mushoma ntago mubeshera niwo twariye wonyine utagira ikindi. Tugiye kuryama mbura icyo muha, hari igifuka twaryamagamo. Urumva twasesekagamo amaguru, hari imbeho nyinshi cyane. Ngera Madamu ntero ubwo twabonye umushitsi iki gifuka bwo tayari ndakizana ngimuhereje ati icyo ni iki nico muraryama matere kare ati nitwa nge ntago ndaryama mu mufuka. Mana yaraje radusasira twarararaga dukanuye. Mana wangiriye neza murekeraho twarayisanze iyo Mana maze twongera imbaraga. Twagumye mu masengesho ibihome biraritagurika. Yesu Kristo mwama twongera imbaraga. Twaramusenze iyo Mana nawe yemera kuturengera. Yaraturengera karama. Nuko rero muri icyo gitondo ubwo aravuga ati sindarara muri uwo mufuka. Niwuzane tuwisesereramo na Madamu. Warari imbeho imukubita mu gitondo aranjyana ati ngwino tugende. Ndabyuka turagenda tugeze aho yabaga amamatera n'amashuka ampa n'amafaranga antegera imodoka. Madamu agiye kubona abona nje nikoreye matera. Arambwira ati iyo matera uyibye niyo wa mugabo mpaye. Hari n'abatarabonaga ko babonana ariko Mana we waraturengeye. Abarokore bazi kuririmba, ari umurokore hirya n'umuhire. Dusubije amaso inyuma ibintu byaducanze, dusubije amaso inyuma yageraho bimwuza ati dusubije amaso inyuma nawe subiza amaso inyuma. Yageraho biryoshye ati ariko Mana we waraturengeye. Abimana yarengeye mutere haleluya. Imana ishimwe. Iyo matera nayigejeje mu rugo ntabwo ariyo nibyo niyo wa mugabo ampaye. Amafaranga ari yambaye nahise nyagura impungure n'ibishimbo ndavangiranya. Ibiryo bizaramba ariko Mana nuko yamatera amaze kuyisasa arambwira ati none Yesu dukoreye ibi bitangaza birenze uduhaye amashuka. Aya mashuka nayo nayaguhaye ngwi ariko Mana ngo abantu bawe baracyahari koko. None Yesu mukoresheje turamuhiki none turamuhiki ko n'amafaranga mpaye nayaguze impungure n'ibishimbo. Ubwo Yesu tuzaba turamushima. Abarambwira atoya turarara tumushimye none turamushimisha ko ufite amafaranga. Ushobora kwibagirwa. Reka turare tumushimye none turamushimisha ati reka nge nawe turare hasi. Muri cya gifuka twararagamo Yesu abanza zarare kuri iyi matera tuzayirara hejuru. Barakubeshe umurokore Imana yatabaye ajya asuzugura Imana ukagira ngo we nayo mushumba wacu atwibukije neza ubudasa bwa Kristo. Ntabwo ari Yohana umubatiza, ntabwo ari Mose. Yesu niwe ubaruta. Yesu niwe ugira ute. Ndabandi barakubesha ntabwo nge narara hasi nabonye matera.
mbere si wararagaye bavuza amasengesho y'abadamu bavuga amasengesho mu mwiherero w'abagabo mbona ntushaka kubyumva ariko uwo bakubwiye niwe wakugize icyo uri cyo nuko arambwira ati Yesu ataraye kuri iyi matora sinzayiraranaho nawe ngo ntabwo nzayiraranaho nawe noneho azarareho none gusa ati sawa yaragiye afata Bibiliya n'indirimbo turaririmba tumaze kuririmba yigisha ijambo ry'Imana turasenga ngo twiryamire tugisenga haboneka ibintu bidasanzwe turasenga isengesho ryanga gucika twumva umuntu asa n'utunyuze hagati twumva agiye muri kakamatera numva ijwi rivugiyemo ngo sikubw'amaboko cyangwa imbaraga zawe ahubwo ibyo nzaguha byose nzabikorera kwiyubahisha ntacyo utunze utahawe nayo irambwira ngo nkugize umugabo ubwo nari iki ibindi nzabibabwira iri jambo twasomye ni inkuru z'umugabo witwa Manowa n'umugore we Bibiliya itavuze ariko bitavuze ko Imana itakoranye nawe ushobora kuba utazwi hano sejemu ariko bitavuze ko Imana itagusuye uyu mugore wa Manowa icyo bari cyo nuko bari barasenze Imana bari abakozi b'Imana igikuru nuko ufite Imana ipfa kubikwemera n'abatakwemera izagira ite zabemeza umugore wa Manowa barashakana ari abakirisitu bahura n'ikiza cy'ubugumba kandi si icyo kigeragezo bari bafite n'ikigeragezo rusange cyo guterwa n'abafilisitiya buri gihe ariko ikigeragezo cyihariye ikigeragezo kirajomba kikinjira kigahinguranya kikagera ku mutima kikagera ku mubiri ukirwanira wenyine n'amasengesho yawe utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi utarahura simwifurije gura kirabajomba batuye umugore niwabo n'ingumba bo imiryango yabo n'ingumba niba imiryango yabo ari ingumba se we yari yaravutse ati ushaka kukuvuga saba uko kuvuga reka kubitike ariko atabura umugabo irasura niyo wabona umugabo wese umurusha isura buri ashobora kuba ufite mu maso heza ariko ikirenge kirebiri iyi Imana iguhaye ijambo girute urarigira umugore wa Manowa arabati nta kibazo tuzayubaha tuzayikorera nta kundi uko yatugize tunyuzwe nayo kutuyoboye turabishimye biratunyuze pe dore twese dufite ijambo ntarobanura kandi mutarabyaye hari impamvu yabikoze niwayikurekere mwami wanjye niwe bati muzi no gutambakarazwa kandi ubukene bubishe igihe kigeze ngo umugore ajya kubagara ingano ari kubagara burya mujye mureka tujye mu murimo nimwe izadutabarira haleluya izadusanga muri uyu izaduhembera hidusanze arabagara ari kubagara kuvuga ati yemwe reka mfe kubagara no gupfa guterana ibintu byaranze ntabwo ari ugupfa nta sengesho ry'umunyagara ribaho n'umwana mutoya nk'abariya uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no kugira ati arabagara ati no gupfa kubagara wa ntabwo ari ugupfa kuririmba Imana izaduhemba tuza tugenda tubiba niba tubabazwa tuzagira dute maza dushira agahinda tuza tundimiwa tunezerewe kuko umuhate wanyu atari ubusa ku mwami arabagara akibagara yumva marayika araje marayika agira ate
bigumemo neza, Imana izagira ite? Izaza. Agiye kwamba ati mwiriwe madamu, urinde ko mana uri umufilisitiya urike? Oya, Yesu arabaruta. Nuko rero umwaka utaha uzabyara. Ngo uzabyara, nta jambo Imana ivuga ngo rigire rite? Nzakugirira neza, nzagutabara, nzagukuraho ikimwaro, nzagukiza igisuzuguriro. Mugore ati komeje, ariko urakoze koko, nenzi ko ari ugupfa kubagara none, ariko mana. Umugore agenda arema ngo yari yarabitubwiye, ibi byose yari yarabitubwiye. Ageze mu rugo umugabo ati ko watangiye gutera amakorasi byagenze bitema? Mbaka ngo kubite nguri shushe ndi kubagara. Umugabo yaje, umva shushe ri, umugabo yaje ngumuki. Umugabo wari uri kumwe nande? Narindi nje nyine hehe mu murima. Nuko uwo mugabo agusangamo. Oya sheri, wimwitiranya n'abandi ngo numuki, n'umugabo. Umugore akabateye kora ati umugabo nanjye ndamwemera. Umugabo ati manzi umbwire uwo mugabo torkwasa ngo n'umugabo ngo bitihajya. Mugabo nanjye ndati urakomeza ndakujinjura. Uwo mugabo yavuze ngo tuzabyara, weho nawe yewe data we muzagira mute umwana w'umuhungu. Haleluya. Umugabo ati cakamanze, weya ntabwo ari nje nawe, ninjye nawe, ariko bikozwe nawe ngo tuzabyara umwana w'umuhungu. Uwo mwavuganya sati ntabwo ari umutubuzi, ntabwo abanje kuguca ibiguzi. Oya, ntabyo. Ntabwo yakubwiye ngo kugira ngo ubuhanuzi busohore manze verse 500 kuri konte. Oya. Ntabwo yavuze ngo banze utanga ituro ry'umuhanuzi. Oya, yavuze ngo umwaka utaha. Mano aravuze ati umva rero, ndumva wadahuje n'abandi, nawera nk'Uwiteka, kuko nta yindi mana imeze nkawe, kandi nta gitare kimeze nkawe, kuko ari we uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Mano watumva rero Uwiteka, nshingiye ku buhamya madamu agize ate ampaye, niweho wamusuye, ariko uzongera ugira ute? Uzongera ugaruke. Waraje yigeze kudusura mu itorero hano, zabe bari barimo ngo ifoto y'urwibutso barayidusigiye, twasenganye nabo, twakoranye nabo, twagendanye nabo, dore urwibutso badusigiye. Bari bafite ishaka ku murimo no guhamya Yesu batanyeganyega, abo bangaga umugayo mu bandi, kuko bari bazi ko bajya mu ijuru. Nubwo nta makomisiyo yari ahari, nta bakomisiyoneri bari bakaje ngo bazishire ku murongo, ariko zifite amavuta yuzuye. Uribuka aba bantu bararirimbaga, ntibarabasaje mu ntibarabahe bararirimbaga, ndasiganwa ariko sinkutaziyonja, ndatera n'ibipfunsa ariko simushya, nshaka gusingira icyo Kristo yamfatiye ubwo azamamagara. Ati yewe turi no hagati y'abiki gihe kigoramye, umuntu akakubwira nge nsongera gutura, barakubeshe, ntabwo iwacu tugiterana harafunze, cya 10 n'amaturo sinzongera kubitanga. Umuntu atanga icya 10 kuko yateranye, cyangwa atanga icya 10 kuko yungutse. Hagati y'abiki gihe kigoramye, iri iwacu hateye ibiyoga byitwa igisabasaba, nazamuriture, nazaduna ubwonko, na yewe muntu nasinzungiza ute. Abigihe kigoramye
bagasohoka mu gakiza bakajya kunywa dunda ubwonko. Nta makomisiyo yari ahari ngo azigorore cyane, ariko ntizabujije abera kubwira abera urugendo rugana iwa. Mano waravango ratamana wongera ugaruke. Waraje mu bibare abitwaga ba Kayitare n'abantuza ba Rugamba n'aba Benjame babwiraga impumyi ngo igahumuka, ifa bigakira, ibirema bikagira biti. Umuntu akaza yatewe n'abadayimoni bati pu ntugere hano uze wakize bagakira. Yewe mama Queen ibyabereseje mu ntubizi, hari izindi imbaraga zakoreshwa uretse imbaraga twahamagaraga Imana igakora. Mano waramango mana wongere ugaruka. Nakuza ko waraje, nta waba umugabo utaramugendereye, nta wakubaka urugo utabigizamo uruhare, nta wacururiza muri uyu mugi utamushigikiye, nta wagira inzu muri uyu mugi utayimuhaye, ahubwo wongere ugaruka. Marayika arabyumva, mbwira mwicaranye ngo turayisenga ikumva, turayisenga ikumva. Iyo byaducanze Imana iradutabara, iyo twambaye ubusa Imana ijya idutabara. Nta mazu yacu Imana iduha ubukode, ye turahisenga we murekeraho mutanyosha. Ayayayaya umugore asubiye kubagara, marayika agira ate aragaruka. Ngira mwicaranye ngaragaruka, ajya aragaruka. Umugore agiye kubona abona marayika aragarutse. Imana yongera ikugaruka mu izina rya Yesu. Ngabona marayika agize ate, marayika agarutse ati wite madamu ati uraho sashimwe uragarutse we. Igigaruka Imana yacu aravuze ngo nuko mukora imirimo yanyu nzajya mbafasha mu mibabaro. Ndazavuza araza vuba, dore ndaza vuba nzanye ingororano. Haleluya. Ndaje ngiye guhoza abarira, ndaje ngiye gusubiza ab'imitima yihebye, ndaje ngo mpijambo abatakigira ijambo, ndaje ngo ngirire neza abadafite shinge na rugero, ndaje mp'urubyaro abatarabyaye baheke. Yitanze imigisha ingumba ziraheka, yakuvuganira ukemerwa, nta kabuza be tuzatabarwa. Muri kunyosha iminota yashyize mwebwe. Ngira mwisenye ngo marayika aragaruka. Marayika agarutse, umudamu turaje kandi Imana iti ni njyewe urinda ijambo nkarinda n'uwo naribwiye. Ngiye kukubwira ibyo nakubwiye ko bizasohora. Umugore atumva rero nageze mu rugo shera bigiraho ikibazo, aravuga ngo mvuganaga n'abagabo badasobanutse. Wa mugabo uguma ahangaho utari ingondera, noneho na shera aza kubona. Iyo atabaye ntuza nawe ugira ite, iyo nabonye nawe ugira ute, iyo ngaburiye nawe ugira ite, iyo mbaye urubyaro nawe ugira ite, iyo nyubakiye nawe ugira ite. Ariko tera haleluya mwa, tera haleluya rwose. Uguma ahangaho umugabo wanjye se aza nawe akubone, atagira ngo ndishushanyaga, kandi nahagera uhita uhanura. Marayika ati rukanga, ndagusangaho cyangwa uriruka. Ewa Imana iti wapi ntaco ntinya, ndi Arufa nkaba nditangiriro nkaba nihereza, nduwa mbere, ndomonipota, ndomonipreza, ibihe byose mbere hose icya rimwe. Genda umubwira se. Umugore ariruka ati, yari yambaye ibikweto byitwa manza ari ibipindi by'abarokora hari n'urukanzu rurerure rwitwa, ariko hari ibyo hashoje turabibona da. Aragenda
ageze imbere abwira umugabo ati wa wundi yagarutse, wa wundi yagize ate? Yagarutse. Shiro yagiye, Sejemu yagarutse, yaragarutse. Dukuraho udupfukamunwa arakarama. Yaragarutse araturengera, yaragarutse. Guma mu rugo zivaho. None ubu turicaranye, ariko mana bwira mwicaranye ngo niyo yabikoze no kuba twicaranye. Warege wahuraga n'umuntu yagarutse. Umugabo ati yaje, ndati yaje tu arahari Imana iriho. Ngo yango binga Imana yaragiye, ngo nta Mana iriho yahozeho kandi izahoraho. Araza hageze ati niko hageze ati arahari ngwiye. Mano agenda ariruka ati niba ariyo nanjye mvugisha, ariko yanakuvugishije kuko indirimbo za Shiro, indirimbo za Zimpanda, indirimbo za korari zose, uretse ko wene ushobora kuba watawanyitse, ariko yavuganye nawe, yakwibwiye uwo ari we kasumba ibyo abantu barebesha amaso yabo. Irakubwira ngo nawe ntukabe imbata ikibi cyose, ubundi dukorane. Mano waraza ariruka ati ngo arate ngo ntari ngo yaricaye. Barabashumba si uragira ngo niba bihamagaye, ntari ngo yaricaye, nguriye ngo muvugane. Mano ati bite muze, ntiwavuganye n'uwo mugore? Ati ni ngewe. Umubwira ngo ikese, namubwiye ko muzabyara umwana w'umuhungu umwaka utaha. Mano ati tubwire ko tuzamugenza, ejo bundi tutazamukorera ibitagize. Undi ati rero icyambere uyu mugore ntazanywa igisindisha, uyu mugore ntakakore kugihumanya, uyu mwana uzavuka ni umunaziri. Erega burya umwana ashushanya na Mwuka Wera, hari ibyo Mwuka Wera yanga. Niba ushaka ko umwami agaruka, araje ariko ntakagusange mw'ibizira, araje ariko ntakagusange mwamashaka kubiri mu itorero, araje ariko ntakagusange ari wowe ukubita imfubyi inkonji mu mutwe, araje ariko ntagasanga ari weho nzira y'amakimbirane muri korari Impano, araje ariko ntagasanga ari weho uri ikibazo muri komite y'abagabo cyangwa y'abadamu, araje ntazareka kugirira neza abantu be, ariko azagusange nta gihumanya cyangwa igisindisha ufite. Uwo mwana ntimukamuha ibisindisha, uwo mwana yemwe ntimukamwogoshe, ntimukamubangamire, mujye mureka mwukagira umudendezo we muri mwe, ntimukamubangamire. Mano ati katugutekere, mareka ati ntabwo ndarya. Ati nugenda utariye uraba uteye agahinda. Umuntu umukozi wagaburiwe ijambo ry'Imana agomba kuza mu nzu y'Imana yitwaje n'ituro, yitwaje n'ishimwe, kuko Imana imushoboje kugera hageze abandi itarabibemereye. Reka rwose nta mukozi w'Imana wafashijwe wava mu nzu y'Imana adakoze. Gumaho. Mareka ati uzi ko umwuka barimo ngaho muteke. Umugabo abaga ikimasa, umugore akora umutsima, noneho barangije ibyo kurya barabiteruye babitereka ku ibuye, babiteretse ku ibuye yari yicayeho. Mareka wafashe inkona kubise bya biryo ngo umwotsi buracumbye anyura muri wa mwotsi acaho. Burya mu mirimo Imana ijya inyuramo, mu mirimo Imana ijya inyuramo igatabara uwagize ute uwayikoze. Nuko Mano ati ndahunze, ibintu birakomeye, tubonye Imana turapfa. Umugore atoye ntabwo Imana yacu ariyo kutwica, ahubwo niyo kutugirira neza, kuko iyo ibiyo kutwica ubwa mbere navuganye nayo, ubwa kabiri irangereraza nza kuguhamagara, urumva kitanyishe. Si none uraje nawe ndakuzanye urayibonye, none se ubwiye ibiyo kutwica sinje uba warapfuye, ahubwo umugambi wayo ni mwiza kuri uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza. Mwaguruka tugasenga Imana we, haguruka dusenga Imana, ubwira Imana ngo cya gihe waraje ariko wongera ugira ute ugaruka. Warantabaye abana banjye, wantabaye impanuka ibaye, ariko ngera ugaruke, kuko ibisitaza n'ibikwazo biriho bikeneye imbaraga zawe Mana. Warantabaye mbona diplome, ariko ngera ugaruke mbone n'akazi. Warantabaye mbona umugabo, ariko ngera ugaruke tubone n'imbuto idukomokaho. Mana ongera ugaruke. Warantabaye tubona ayo kwishura inzu, ariko ngera ugaruke natwe duha akabanza.
ubwira Imana ngo Mana nshaka kongera kugaruka, kandi byagaragara nk'ibizira n'ibihumanya wabona muri ubikuzeho imbaraga zawe, ariko ongera ugaruke kugira ngo ibyifuzo byanjye bisubizwe. Umushumba watuyoboye, kwenu senga Imana.